comment vuga ukuntu wibye food utagiye ibintu ndashaka kubimenya ko hari ukuntu njya mbyumva bigenda bicaho urakoze kumbaza ikibazo cyiza cyane indirimbo tukimara kuyiba agiye kuvuga ibintu ariko bisubizayo nibutse ko navuze ko uyu munsi nta bintu byo kuvuga nabi rwose Bruce niwe wenyine uvuga nabi abantu muri 155 bandi twese turitonda baragize ngo muramanuye umuntu arakumanura okay warukiri kutubwira nuko bahise bakumanura ongera utubwire nari ukuntu no mwaka wagenze neza no mwaka nibwo ninje muri 155 yego man ni byose ngo tumaze nk'imyaka 3 biba bimeze harimo feeling bimeze nkaho umuntu amaze nk'imyaka ingahe ariko n'umwaka umwe right actually gira ngo icyo kintu cyo gitangaje nashaka gutanga umugabo kugira ngo ibi bintu biveho urujijo abantu batangiye kuvuga ngo naritukuje none ugiye muri Amerika wowe muri Besrira Coach tubwire nari ngiye kuvuga ni nk'ubu biratangaje ko just ka umwe kingahe byereka ukuntu tubanye cyane nk'umuryango. I think abantu bazi ko tuzuranye kuva kera, twiyumvamo ko tuzuranye kuva kera cyane, kandi sinabona ko ari umwaka just umwe gusa. So it's umwe nawe tararangira neza kuko twatangiye 5 mu kwa mbere gutyo kuri kurangira no kwa right. So muri sa Keri numvaga muri uyu mwaka nanjye nagira ikintu mvuga, vraiment ndashima cyane the whole team. Nibaza ko kabisa twakoze nka family. I think ibintu byo gukora mu mwaka utaha nibyo byinshi kandi nibyo bikomeye, nubwo hari byinshi bizahinduka. Abantu benshi bazabibona, ntago bizaba bimeze exactly nk'ibyo twakoze mu gihe gishize, ariko please niba ibintu bihindutse bizaba bihindutse ku mpamvu nziza. Donc hari the best yet to come. Donc ikintu uvugaga kandi vraiment nifuza abantu bose noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Nibaza yuko uyu munsi no kugira ngo vraiment turye show tuganire. Buriya hari ukuntu tuza gukoramo Melodie, Bruce Melodie turamukuramo agafanta k'abantu bamwe na bamwe ahangaha uyu munsi turuze kurangizanya live. Mu mpera Imana ize kudufasha iyi live irangire, telefone yanjye ishizemo nk'umuriro. Shout kuri Rocky Kimomo ari muri no ari hano nawe kuri live. Akoroki this naramukumbuye yacu. Rebe tujye tureba hano tujya kwinywera Rocky n'umuntu wanjye buri. Harya Rocky ni ufite ya modoka yitwa Nyuzuruka. Rocky ni utwara ryabati nakwihembe. Umba coach aba bantu banze kwemera ko ndi muri Amerika ko mfite mu biti n'ukuri. Asikibundi se ndabisobanura mu ya. Ihondi urumva. Urumva Bruce aravuze ati raguyitukuje kandi aravuze ko ari Bugande. Noneho agize ngo raguyitukuje abazamuye mu biti. None abako abanyaba ahitagaragaza ko ari Bugande koko. Kampala City ni gutya. Ariko murabizi ko amafaranga twashyizeho video ya food twari Rocky baduhaye. Reka mabwire n'ibintu byabaye abantu muri kuri live. Umugabo witwa Rocky reka umunsi umwe dusanga ahantu turikinira biare, hanyuma ukuntu rero abantu kubona nyine baritonze uko tuba tumeze twitonze, akagira ngo aturusha nyine ibintu nk'ibyo ngibyo, aravuga ati reka dukine biare. Arangije ashiraho amafaranga kandi vraiment tutabishakaga, nuko
umukino wa mbere wa kabiri ubanza no kice gitwara nk'imikino 10 aburamo n'umukino n'umwe nsinda arangije amafaranga ntakunda arishyura ngo nta kibazo kuvuga ngo ubwo rero tuyeguye aravuga ngo video ya Bruce Melodie twa Cerebro niho yavuye aya ni fode twa no baravuze ngo murashaka nkura midi videos reka nkubaza ahubwo akabazo kawe mwara kandi ni akabazo ngiwe mbashaka ko nanjye Keni uri kuvugira kure sinya nka kubaza kandi dukorana buriya waduhaye process y'ukuntu food twa mwayikose abantu bajya bavuga ngo mwarayibye mwana warayibye ikintu ngira Keni element vuga ukuntu wibye food utagiye ndashaka kubimenya ko ari ukuntu nyambyumva bigenda bicaho urakoze kumbaza ikibazo cyiza cyane indirimbo tukimara kuyiba tukimara kuyiba indirimbo nkimara kuyiba nahise nyumvisha Bruce arambwira ati waretse ko twibanye ibintu kuva kera banditse ngo ele arashishura buri gihe ariko biramuhira murakoze umunyamugisha ele maze kubona ikintu ushoboye kiguhira jugumiza aho ngaho ntaguhindura wabihindura kandi bigoro biraguhira kuguma ayiwe duve quick question ndigushije hari ukwiba no gushije byose waje gushora ute muri icyo kijurano Jewe urumva nagira ngo mubimenye yuko ibintu bera mu kintu ntago mbizi jewe urumva ari amamagara nciyemo makumbuye ngiye gusuza bano bantu mvuye mu kandi kazi nahagera bakanyumvisha ngo ngubwo sanze abantu batatu bahari bose barambira ati ibintu rero tugomba gupanga ukuntu twabigenza nanjye vraiment numva sawa nitegereza ariko rero jewe ikintu kinsetsa nuko umuntu muvuga ko bayibye nawe yari ahara aho hantu icyo gihe cyane uko yanze kuzamuka cyane we nari kubibaza nkamazi uko bakwibye indirimbo gaceceka bimeze bite mwara muri ganze turusoze live Rosskana tajana ariko uba nese mwamuhamagaye kaza akajya kwa Eli cyangwa akajya aho Kenari ubuse yagera aho turi rega ngende mu rugo cyangwa coach reka nkumanureho gato azamuka umva mu magambo make se Kena tumuhishije ko atahakure coach reka nkumanureho gatoya noneho uzamure rwose nacyo ari hafi yewe nguyona ari tayari nyeregana reka mbaze ndebe ko ari direct reka ngene cyo dusimburana ngiye nkuraho ubanza umushira waze avuge hanyuma ngenda ndabandi hano ese manaje ubuhinga bwa noneho babikora bate banyarwanda sinzi gukuraho umuntu wamumanuye bya mbere nize mu mashuri abahanza yagiye wamaniye gutendeka ati cyagiye ntago ni ukamura kanza ariko arahantu kanda abantu babonye ndamubonye kwenda byabintu ni danje uzi ko biryoshye mana umanura umuntu ukumva ni sawa Nora, shout out kuri Kenisol ari hano nawe mu musaza ya joininze namubonye. Aha. Igisa Rose zamuka. Uri yagiye kujyaho mu kanya. Umva rwose mumbwira ukuntu iya ndirimbo. Kandi uzi none mvuye hano mu bukwe. Dewan bakirimbye umukobwa itaragira gutyo barabadive. Hako umukobwa yarayizi yose. Kabatsi uyu mudive. Numva radio bara kukiza ko Ewa shara utukuba divano wose muri
abadive nabo bumva radio bagira na internet bayisiramu yarazi ko bantunguye yantunguye isabato yantunguye nese vuga atamaye nkawe ahitara kabyina ndavuga ati abantu bakoze hit y'ibihe byose ngari ngo ele muri maranye igihe ese ni ibonye abantu bakoze ubukwe umuhungu wanjye se ko ubona nyine by'urukundo atari ibintu banyuzemo mu gihe kirekire niyo mpamvu akaririmbo k'urukundo baba bagomba kukumva bakakaye kandi urumva ni ibintu babimirije imbere ni ibintu yabigiye gukomeza bagakomeza bagakundana kugira urukundo rukaganza ndabamenyesha ko coach Gael avuyeho live yacu twese twaba tugaragara neza ibibazo niwe wari wabiteye ko ari wabiteraga nuko Imana twese turagaragara dore naye uburanga bw'ingagarutse nanjye umuhungu wanjye ko yanze kuzamuka se none birimo birakomeza ngo ni but drain and but drain ngo muri ntabwo internet iri kwagera neza haryo ya muhungu wacu atuyehera abantu Kanombe ni ingorane dore umuntu aranditse ngo nimva muri Amerika ntazanye Grammy ngo sinzataye yamuhaye naguma yo rero kikakurenga n'ubundi dore muwamumereye nabi arambwiye ngo ele umutwe wabwimbye umutwe wabyimbye Rosi ko byanze kazamuka semana yanjye ngo yagiye kwa Muyango ngo Rosskana yagiye kwa Muyango yo Rosi ndabona byanze pe bikomeje gupfa abantu bikomeje gupfa gukomeza gupfa kabisa ushobora kuba hari nk'umuntu mu rugo uri kuri live waduhamagarira Rosskana akajoininga live na muhamagare kabisa direct kuko joininga natubwire indirimbo ye mundi irahari cyangwa ni bya bindi bye biri gutegurwa kwibwa nayo ese ako iriya Rosskana ntago mwayibye inshyashya ngiye gusohoka twinjiramo sesa ducunga igiye gusohoka kandi produit bibera mu gikoni sesa ntago mwayibye indirimbo nziza n'indirimbo nziza byatari n'indirimbo Rosskana agiye gusohora indirimbo byatari nziza cyane kabisa umva ntago abantu ntago biteguye ariko reka ngereka nongere nibariza kandi kabazo umuntu uvuze ngo agiye kuryama nkaho uraryama wageze kuki kuri iki kizuba ugiye kuryama saa 2 koko ngiye kuryama ni bibi cyane ni ibintu bikorwa n'umuntu wabonye amafaranga inganza za n'utundi ariko hele banza umbwire neza iriya ndirimbo ngo umwami w'imifite muri studio y'imyaka 2 3 iriya ndirimbo twayikoze 2021 ko wagira ngo ntabwo ni kugaragara neza oya uragaragara neza ndanakumva noneho twayikoze 2021 2021 ibwo nibwo twatati amaruka atararangira oya yes yararangira hajya lockdown ya nyuma yari ryari yari muri za 2020 umwaka utangira twayitangiye muri aho hafi aho ngaho twari maze hafi imyaka 2 ya ndirimbo ni indirimbo itinzweho ibayo tu kuko nyine iba yashyizweho ibintu byose Rosskana yacu bonye Rosskana karutse reka mwemvite ndebe ko azamuka nageze hano nkubitana n'akantu k'ubukonje bukabije none mfite none bampaye imiti ya masiro
kandi ngiye mbona ari y'abana numvaga nyene utuntu tw'utunini kabisa bagwaye ya miti ibiri mu dusukari umva kaza nkuzanirure ariko subundi ndakwereka imiti kugira ngo uyimaze kimwe gacwamwe mwuka byaramo gawe uziko nagorohewe bro toma comment ya Kasuku ngo ese Melodie ya mavuta y'ide rya usa ya US aracyaba uzazaneho nabi none se yabaga USA ko nubundi yabaga mu Rwanda ariko ye ari amavuta yabaga mu Rwanda amavuta yari y'abanyarwanda ntabwo nzi ko USA ari Amerika rwose ntabwo kiragiye twumvaga USA mu Rosskana n'umuhungu wanjye yanze kuzamuka ngiye kuzamura coach Rosskana wagerageje gukoresha ikoranabuhanga ukazamuka nagusabe kujoininga niyakora telefone yindi begeranye Rosskana na requesting kuzamuka hanyuma Joel niba uri kunyumva Joel wanzaniye primus yanjye hano hamagara Rosskana turebe ukuntu Joel ndabisubiramo turetse ibya Rosskana umuntu turi kumwe hano ndi kumwe na Dirani na therapist abantu muri umujene mukuru cyane hello ndabasubire cyane umujene nawe w'igikara ushoboye akazi cyane gigasaza gashoboye akazi cyane ufite iki kibazo mu mibereho yawe umuhungu wanjye rwose ngo very unable to join reka dusubijeho mugarura coach Rosskana nagaze ku cyagize bitse kamengari coach noneho dukomeze buriya ku Rosskana wasanga havuyeho nka babiri ariho yajyaho abantu bane bajya ariko coach yavuyeho internet itiba nziza nyine iwana twese turimo turabona coach se nawe ko mubuze abanyarwanda Wani nkomeza guseka nka Gasuku bamanure yamujye ko kwiga biva mu kwigana kandi ko gatwenye numvise keza mu mateka y'umuziki nyarwanda ngo tuvuge ibyubaka ngo tuvuge ibintu bitubaka rwose tumumure turari tuvuga ibyubaka nuko twashaka kugira ngo team yose biriho Rosskana byanze ko bamuzamura barimo baramuvugisha hanze ngo numve nimba babasha kumuzamura nese coach we agiye hehe ko yari ahari we none abantu bari guseka habaye iki ninde ukoze iki ubu rero nibakomeza kubura aba bantu bose ndahita nizamura ushobora gusubiza ikibazo cya Gasuku ivuga gute funga neza cyo ndi kubona iyo bazende abantu mwandike icyo kibazo cya Gasuku ngenda ndabona ari kisana mitima rwose oyo umva basi reka tube dusubiza ibibazo hano bagiye bampa ibibazo turabasubiza reka ngende birebemo none se hari umuntu hano witwa Mel Star yabajije ngo my question is for Element acyandika mu gifaransa ngo tu envisages une autre chanson ubwo ni nko kubaza ati nyine ufite iyindi ndirimbo vuba ngaho ngemura mu ndirimbo
anytime nayisohora ariko ntabwo ndayibona. urumva abantu nyine basize mu kihirahiro tu. Iyi ntabwo ndayibona. Subiza neza kandi nutabisubiza ndabisubiza. Ni ukuri ko Imana asubiza neza yere. Indirimbo ariko guhitamo mfite indirimbo nyinshi ko ngemura nkora indirimbo buri munsi making ashobora ko nkoze indirimbo ebyiri. So uri kumva ntabwo navuga ngo nzasohora indirimbo ikigiye ko ntabwo mba ndabashura tu. Iyo narabashura ariko umwaka utabyibura urarangira hari ikintu utanze. Oya umwaka kuri njye wararangiye kuko fede no ndavuga umwaka utaha nzasohora indirimbo. Umusa hari umuntu mbonye wandika ngo sesa ngo ni ryari. Sesa ni mu kwa mbere. Sesa ni mu kwa mbere rwose. Sesa ni mu kwa mbere. Iwan muhungu wacu biracyanga kazamuka ariko reka dukomeze twirebera ibibazo. Noneho hari umuntu mbajije ikibazo kuri date album sample izasohokeraho ni ryari. Uyu ni umupapa witwa Apollo Nation, ni umublog. Album yanjye izasohoka umwaka utaha na kejo bundi haha. Iriho imiziki myinshi cyane. Ikaba izasohoka iriho indirimbo 16. Muri zo ndirimbo ndabonye n'umuntu wimbaza hano ngo hari akaririmbo nasohoye k'igice nzagasohora ryari. Kari kuri album yanjye nako nakaririmbo nakoreye umubyeyi wanyibarutse. Ariko man shaka karirimbo niko nyuma hazacu wambaye karirimbo nanjye ndagakunda cyane kuko kari kagendera sikasuku yabaye kimwe ngo mwangura imashini itoda koko. Agasuka afite ibintu uva gororese indirimbo ngo Soweto wayikoranye nande. Byo n'amabanga y'akazi wenda muzagenda mubona mu minsi igiye kuza. Ariko nziza cyane, ni indirimbo nziza cyane, ni projet nini cyane. Tuzayibabwiraho byinshi mu minsi iri imbere ariko icyo navuga nuko video yayo iri gukorerwa hano. Hari umuntu witwa ngo I sent 0 aratangiye ati kuki muhakaza abantu bamwe ngo mwagiye muhindura aba directors n'aba producer niba mutaraba niyo mwaba mutarabasinyishije. Ariko rero cya kabiri ugukorana n'abantu n'amahitamo y'ukoresha. Uzana ibintu by'agahato wese urashaka ko duha akazi nde ko dukora akazi twebwe tugahibona uwo kabereye tukabare duha akazi. Urumva umuntu arashaka ko mumuhakaza ariko arashaka mumuhakaza agasabye nabi ndi wese ikorere kuvuga agasabye nabi nanjye nicyo kintu numvisemo naho ubundi ibindi byo byarisaba gusaba akazi ni bisanzwe. Ase noneho coach ko yagiye banyarwanda na coach nawe yagiye cyangwa Kenini wowe ufite ikibazo wenda twatuzi ko ari Rosskana. Oya ngewe coach aragarutse. Rosskana byanze rwose. Rosskana byanze kubabwira mwoka byaramwe ko iki ari cyo kinyobwa cya mbere kimara kanyota Nyarwanda. Ari cyo kinyobwa cya mbere ahubwo kandi wongera unabagurutsa yuko ufite igitaramo. Dufite igitaramo ku itariki 30 hano muri Maine muri Amerika Portland. Hazacu wambaye amarepetition twayarangije nubwo ari mu minsi mikuru. Imyiteguro twayisoje mpamaze iminsi ndimo kwitegura. Ko mbizi ko wenda abari ibanga uzakora playback. Oya ko simpuri hano ntabwo nkora playback ariko ntabwo nkunda gukora playback. Tuzakora live, full live. Tuzaperforminga igihe kirenze isaha imwe mu rwego urumva n'ubwa mbere ngiye gukorera igitaramo hano ari wakiteguriye. Tukiteguye na 155 of course ariko atari cyo natumiye mu nyine urumva murabyumva. Rero tugiye gukora igitaramo cya mbere hano muri Amerika nk'abanyarwanda tugikorera abantu bacu ahantu muri hose mwaza kubera ko
nta kindi gitaramo nzakora hano muri Amerika muri uyu mwaka, yewe nutaha ubwo bibaye bizaba byaba nko muri sama mu mpeshyi, ni mpeshyira muki ni muki ubwo utazaza iki gihe gahunda ni muki naho utaha nyine naho mu mwaka utaha mu mezi yigiye imbere. Ubwo rero ufite uburyo wahagera hagasha uwambaye. Ahubwo se wumva hari umuntu warubajije hele ngo audio yawe ngo wikorera ngahe irataragisubira hari umuntu ndetse ngo ikinyobwa cya mbere n'amazi, none se kuki ibyeri sukika urumva yasukika hatarimo amazi nayo arimo. yumvaga byeri za gusukika nta mazi arimo ubujijana ko musetse ntago bishoboka. None dusubize ngo ugeze ngo kurangahe audio yawe. Umuntu nimba ashaka gukora indirimbo anyandikire cyangwa yandikire Keni cyangwa yandikire kuri 155 mu inbox baramuha ibisubizo byose. None ukuntu ubukansunitseho ntago ari byo, ari kuguma hamwe. Keni biri mu nshingano Keni biri mu nshingano zawe Manager ari kuguma hamwe rwose akigaragaza. Umva basa rero ngiye ndabona harimo ikibazo. Aba bantu ndimo ndabacceptinga bikanga ko bazamuka na coach rwose. Nese ikibazo si cyawera. Ubwo nanjye maze kubona ko ikibazo gishobora kuba ari ngewe. Yishobora ko ari wowe. Ikibazo gishobora kuba ari ngewe. None se ubu dukureho part 1 tuze gukora uya. Tuze gukora iyindira. Nongere ngikureho nongere nza n'izindi kuko hari umuntu wanyandikiye ngo ariko ngutangiye live bura byakunda. Wambaye swime n'ubundi niyo yayo ngende umunyagihugu nyita badman. Reka nze nkureho. Bob Pro twamusuhuje cyane ari kuri no live nawe ya. Imbonye na Shadi. Ngiye kubamanura mwese noneho tuseho nongere mbagarure twese ture. Ngiye kubamanura mwese yego. Ariko hari umuntu wanditse comment kiri reka tubanze tugisoma. Iki comment digikirera kibonye. Ngo nguri uti ngo yanjye agakomana yagiye avuze ibintu byinshi cyane unabavamo. Ariko ni ibintu by'urukundo mwana n'umuntu mwiza. Umuntu mwiza bamwita Imana nk'umugisha. Nta kiruta Imana. Imana mu Imana mu mugisha pe kambamanure we.